Bon après-midi Kigali, bon après-midi Musanze, good evening Kigali, good evening Musanze. Nizere ko abantu b'Musanze ndetse n'abantu b'Kigali ndetse n'ahandi hose mu gihugu mumeze neza cyane. Gatanu kuri gatanu, amahoro y'Imana reka akomeze kubana namwe gatanu kuri gatanu. Reka ngure yuko rero ndi mu birometero 92 uturutse i Nyarugenge cyangwa se uturutse mu mujyi wa Kigali, aho ndi wahumvishe ndi ku butaka bw'akarere ka Musanze. Musanze nziza, Musanze ikeye, Musanze itunganye, Musanze w'ukerarugendo right now. Niho nicaye kano kanya, niho ndi atano kwa atano. Ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'amajyaruguru, ubwo ndavuga za Rulindo, ndavuga za Gicumbi, ndavuga za Gakenke na Musanze tayari ikaba yamaze kuza hafi aho ngaho. Ni akarere keza rero, ni akarere gafite ubuhehere, ni akarere gafite ubutumburuke, karangwa n'ibirunga bigiye bitandukanye, ariko kandi sibyo gusa kuko gafite n'ingagi. Ushaka kuza gusura ingagi birumvikana, cyangwa se ukabaza gusura n'ibindi birunga bigiye bitandukanye. Ni akarere gafite amahoteli meza cyane, ariko kandi klima yaho ni kimwe mu bintu abantu bakunda gukunda cyane, cyangwa se kimwe mu bintu binyura abantu cyane cyane. Ntabwo ndibeza kwibagirwa yuko rero dufite na rake ya Ruhondo. Ushaka kuza kuri rake ya Ruhondo ubundi ubuzima bukorushaho kugenda neza cyane. Uyu munsi rero n'ikindi gukora i Musanze, naje muri M10 Iwacu Namuzika right now. Ngufite abahanzi bagiye batandukanye bibitangaza, bakoze amahit, hit after hit, bang after banga. Uyu munsi none baraza kutwereka byinshi bigiye bitandukanye. Me confiance niko nitwa, iyi ngiyi ni Impinga Media. Don't prank to me, let's go. Okay, mbere yuko rero twinjira mu gitaramo, mbere yuko tubanza kuryoherwa n'umuziki, reka mbanze ngutembereza akarere ka Musanze. Ushaka kutarakageramo, ushaka gukora akageze mu kabuga kumbe, cyangwa se ushaka kuba ugarukamo kera. Uyu munsi none ngiye kugutembereza akarere ka Musanze mbere yuko ujya mu bindi byose bigiye bitandukanye. Ngwino tugende kuri kamera, ngene ngutembereza akarere ka Musanze. Nakubiye ko ni akarere k'ubukerarugendo, cyangwa se ndetse ni hamwe mu hantu wavuga yuko ubukerarugendo umenye ko akarere ka Musanze ari hamwe mu hantu ubukerarugendo bumeze neza cyane. Nagutungira ingagi cyane cyane ukinjira mu karere ka Musanze, witubona yuko ingagi ari kimwe mu bintu bihabwa agaciro muri kano karere. Bameze neza cyane, dore ko bagufitiye n'icyapa kinini cyane kivuga ati urakaze neza mu karere ka Musanze, aho ubona ibintu bimeze neza cyane. N'urujya n'uruza, abantu bava za Kigali n'ahandi henshi hagiye hatandukanye bagenda batembera, ababa baje n'aha i Musanze, babagiye za Rubavu ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, ariko bikangombwa yuko banyura i Musanze. N'umujyi mwiza rero, wanaye ko ukinje barakubwira ati bienvenue. Wanaye ko igifaransa cyo kimeze neza cyane, ariko kandi bakavangamo n'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda nk'indimi eshatu dukoresha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'urujya n'uruza rero, ubona yuko ni umujyi wavuga yuko ushyushye. Nuvuga ngo ushobora kujya nk'akantu gato ukabura ukisanga nk'ahantu nakwita i Musanze. Birakugora gutandukanya nyine ambiance biri hano, urabibona ni nka Kigali muri rusange. Ambiance biri hano ni ya ambiance n'undi uzasanga Igikondo, ni ambiance uzasanga za Godiya Remera. Urana yuko nyine ni umujyi ubushyushye umeze neza cyane. Agatanu kuri gatanu, ubona ko rero n'ibintu byo kwamamaza baba ari ibintu barebaho cyane. Ikintu kimwe mu bizakwereka ko umujyi umaze gutera imbere nuko uzasanga ikintu cyo kwamamaza nacyo kiba ari kimwe mu bintu biba byarateye imbere. Ibyo ngibyo rero uzabisanga nko kuri bino byapa ubona ku muhanda, amabanka bayamamaza hirya no hino, ugenda ubona ibyapa bigiye bitandukanye, ubona ko rero ibintu bimeze neza cyane. Ku kijyanye rero na transport, ni ibintu bimeze neza cyane. Uvuga ngo buri muntu wese cyangwa se buri munyarwanda wese aba afite ubushobozi bwo kuba yatega ikinyabiziga akagera aho agiye ameze neza cyane. Urabona yuko igare uraribona rimeze neza cyane. Ushobora kuba udafite amafaranga yo gutega moto, ukaba wakwitegera akagare ukigendera aho ugiye. Si ibyo gusa kandi moto urazibona, amamodoka urayabona agenda atambuka, ibintu biba bimeze neza cyane. Mukanya ngiye gufata akamoto tugenda tuzenguruka Musanze, turebe ngo Musanze ubundi imeze gute. Se twumva ngo ni umujyi mwiza, umuntu akavuga ati njyewe rero ntatuye i Kigali, mu by'ukuri ubundi natura nk'i Musanze. Ariko ni ibihe bintu byatuma wifuza gutura i Musanze? Ni ibihe bintu bishaka kuba byagukorwa bati njyewe rero ndashaka gusura umujyi wa Musanze? Ni iki kintu mu by'ukuri nyine cyavuga ngo njyewe kinkuye i Kigali, njyewe kinkuye i Remera, kinkuye i Gikondo, kinkuye i Nyamirambo, kinkuye Gacuriro, Kabeza na he hose, ngiye gusura akarere ka Musanze? Ibyo bintu rero nibyo tugiye kureba kano kanya, ku buryo nyine ushobora kuvuga ati niba nje Musanze ewana ngomba kwizirwa cyangwa se ngomba kuryoherwa. Reka dukomeze tugende turebe ko abantu turaza kubona akamoto, ubundi tugatege tugende tuganira, agenda nadutembereza. Ariko ikintu cyaba kiza kurusha ibindi byose, moto dusanga tuzitega. Reka tugende n'akagare, ubundi tugende twiganira, nyine tugende tunatembera Musanze, ubundi turebe ibintu byari byo. Musaza salama, uruwina i Musanze meze neza? Sawa. Witwa nde? Karimana Tadeyo. Sayimana Tadeyo. Yitiranwa na muvandimwe wacu wo muri Reyo, ntuzayigurisha. None se wadutembereza, turashaka kugira ngo dutembere Musanze turi ku igare, tugende nyine utwereka ahantu hagiye hatandukanye. Mbega cyangwa se okay, tuvuge ko uhuye n'umuntu wenda w'umunyamahanga,
ugiye kumutembereza Musanze ni he hantu nk'hatatu wamutembereza nyine ku buryo ashobora kutaha yaryohewe? Ahantu nk'hatatu nagutembereza nko mu mujyi nka Goyiko nagutembereza nk'ahubatse Muhabura nagutembereza no kuri stade Ubworoherane ahantu nk'aho nyine. Okay, reka rero Tadeyo dutemberane aduhere kuri Goyiko niko waruvuze, then tuva kuri Goyiko tujye kuri ahubatse Muhabura, none dusoreze kuri stade Ubworoherane. Niyo stade y'akarere ka Muhanga, amemini ya akarere ka Musanze. Reka tugende. Akavura ndabona ko ukuntu kameze neza, turagenda tunyagirwa turebe ibyo ari byo, ariko dukunda tugereyo. Akavura kagiye kuba kenshi bana. Reka tugenda tureba, aragenda twereka Goyiko, turebe ngo Goyiko ni iyihe. Iyi ni Musanze imeze neza cyane, bayita Musanze iryoshye, Musanze ituje, Musanze imeze neza cyane kabisa. Urabona ko akarere ikirere kiba kimeze neza cyane, akavura gahora kagwa ntabwo ibyo twabyinubira. Musaza aragerageza wihuta ariko kugira ngo katatunyagira ari kenshi. Tukomeza tugende rero tureba byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko abaturage baba bishimye, abaturage ikintu cyo gukora rwose bacyumva neza 5 kuri 5. Urabona ko nubwo akavura karimo karagwa ariko ntago bahagaze, ntago bagiye kugama, ahubwo urabona ko bari mu mirimo igiye itandukanye. Urababona mbega kuri buri ruhande barimo baragenda barakora, amafaranga barayashaka, iterambere bagomba kuribona 5 kuri 5. Musaza ndetse yakuri Goyiko kumbwire Goyiko ntago mpaze sinzi ngo habera ibiki, ariko ibyo byose araza kutwereka Goyiko ni hehe, adusobanurire ubundi Goyiko bikora bite. Uyu munsi show iraza kuba imeze neza cyane, iraza kuba imeze neza cyane kabisa. Tugenda twitemberera akarere ka Musanze, ibintu byayo imodoka bita ngo ni hoho, abantu benshi rero babazwe ari hoho. Iriya niyo Goyiko. Goyiko rero bahakorera iki Goyiko? Mu mujyi mpuzamahanga nyine kabisa, hano abamo ibintu byose bitandukanye, nta kintu waburiramo. Iriya niyo Goyiko. Iriya rero niyo Goyiko, ni imwe muri buildings zimeze neza cyane hano mu karere ka Musanze. Hotel Amikuzi. Tugiye kuri Muhabura. Ahubatse Muhabura. Iyo Muhabura yubatse bishatse gusobanura iki? Hotel Muhabura nyine yageze yubatswe Musanze mbere na mbere. Niyo hotel yubatswe Musanze bwa mbere? Yagezeho mbere na mbere. Wari wayiraramo? Wapi. Okay, agiye gutwereka rero ngo ahantu ngo hubatse Muhabura. Nizere ko ibintu biraza gukomeza bigenda neza cyane. Akavura kakomeje kuba kenshi. Ariko turakomeza twihangana akavura tukagendemo, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Nako ahantu heza ushobora kuba wasohokera hejuru cyane kabisa kuri rooftop, ukaba ibintu bimeze neza cyane. Dukomeze tugende twirebera ubuzima bw'i Musanze. Ngewe gutura i Musanze, ese koko niba koko bishobora kuba byakunda, ni iki kintu gishobora kuba cyankurura nkareka gutura ahandi hose nakabaye ntura, ubundi nkiturira i Musanze? Haye ibikamyo rero nabyo bikaba bitejemo mugani w'aba bandi. Reka dukomeze twirebera. Ni numwe mu mujyi rero, numwe mu mijyi navuga ko uhana imbibi n'utundi turere cyangwa se abantu bakunda kunyuramo bagiye mu tundi turere. Urumva rero kuba wasanga ibikamyo ntago ari ikintu rwose kigoranye, ndetse byakabaye na byinshi cyane ahubwo kurusha ibyo turi kubona akano okanye. Ni urukiko rw'ibanze rwa Muhoza, naho ni hakurya cyane. Ni bimwe mu bikorwa remezo rwose usanga hano mu karere ka Musanze. Musanze nziza nkuko nakomeje kubivuga, Musanze ikeye, Musanze w'ubukerarugendo abambere dore baba bagiye Rubavu. Abantu ubona ko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa. Imvura ntago nari nyiherutse, ariko akavura mahana we. None se musaza, buriya kura migano ni ibiki noneho? Migano aha ni ahantu heza abantu bamukerarugendo biyakirira, bagafata icyayi, bakaruhukira muri make. Aha ngaha niho njya numva bita kuri Sorwate. Ese ubu gutura i Musanze biroroshye? Ntabwo bigoye cyane. Ntabwo bigoye cyane? Arakubwira ati gutura i Musanze ntabwo bigoye cyane, ngewe rwose n'igare ndarinyunga, ariko ubuzima bukarushaho kugenda neza cyane. Akavura ntabwo koroshye, ariko akazi uyu munsi wa none tugomba kugakora 5 kuri 5. Uyu munsi wa none se umusaza uri gukora nk'i Musanze, nko ku munsi ushaka kuba wakwinjiza amafaranga angahe? Umunyonzi se nkanjye? Umunyonzi. Nawe iremo sinabura nka 3 ku munsi. Niwabura nka 3? Nka 3 nka 5? 3 cyangwa 4 gutyo. Ku munsi 3 cyangwa 4? Okay. Ubwo 3 cyangwa 4 urabihahisha byose cyangwa harimo nayo kubika? Oya ntabwo wabihahisha wabihahisha byose.
nimba ari bine wahisha bibiri ukizigama ibindi bibiri. Okay, akubwira ati rero hano Musanze ushobora kuba wahahisha ibihumbi 2 ubuzima bukarushaho kugenda neza. Wowe aho utuye ibihumbi 2 ushobora kuba wabihahisha. Kavura natangiye mvuga ndabona katangiye kuba kenshi, wana ko n'abantu batangiye kugenda bugama gahoro gahoro. Dore ko kamaze kuba nkaho kabaye kenshi, urana turi mu kazi, of course nawe akazi twagahagarika. Ariko mukaye ndabona dushobora kuza kugahagarika ntawamenya kuko akavura kari kushaho kugenda kaba kenshi. Nkibutsa yuko rero twaje mu gitaramo cya MTN Iwacu Namuzika. Mwibutsa yuko uraza gutaramirwa n'abahanzi bagiye batandukanye barimo nka Bulldog Buta, ndetse uraza gutaramirwa na Riderman Riderzo, uraza gutaramirwa na King James umwami James, uraza gutaramirwa na Juno Kizigenza, uraza gutaramirwa na Ihere uraza gutaramirwa na Kivumbi King, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bashobora kuba batari kuri afisha ariko babanatiye twita yuko ari surprise. Ngiku rero nguku uko Musanze iba yimereye ngaka kavura rwose katajya kagira gutya ngo kabure, usanga rero inshuro nyinshi akavura kaba karimo karigwira. Ngiye rero University of Kigali, ishami rya Musanze barizwa muri Pension Plaza, ubona yuko rwose kuburi Musanze ntago bizagusaba kuza Kigali kwiga, dore ko ngari University of Kigali branche ya Musanze. Ni campus remeze neza cyane kandi ifite amafakati agiye atandukanye. Ku mwana rero ushaka kwiga cyangwa se ku munyeshuri ushaka kwiga nago biba bigoye, dore ko tugufite na polyclinique la médicale de Musanze. Bivuze ngo rero ubumenyi hano cyangwa se uburezi hano i Musanze ni kimwe mu byo bitaho kandi cyane. Turakomeje rero turacyari kugenda twirebera ibyiza bitatse akarere ka Musanze. Dore ushaka kujya mu birunga cyangwa se kuri parke y'irunga ushobora ko wanyura hanga rwose ukikomereza, urabona ko ibintu biba bimeze neza cyane. Hari na Kiliziya Gatolika ndayibonye imeze neza. Ibintu Musanze ni tambarare, umugani wa babahungu cyangwa se umugani wa baba jene bavuga bati ibintu ni tambarare cyangwa se ibintu na mahoro. Biragaragara yuko rero turi kuwa gatandatu n'umunsi w'ubukwe, ndetse turabona yuko abantu benshi bari bitabiriye ubukwe ariko akavura kakaba kagiye kabivanga vanga. Ubintu rero bimeze neza cyane. Musaza, none se uharabura igihe kingana gute mwana ko numva byatangiye kurambirana? Habura nk'umunota kuhagere kabisa. Ariko uri murambeshya wana? Oya wapi ntago nakubeshya. Arabura nk'umunota? Okay, dore ngaba rero n'abanyonzi b'inshuti zanjye babagenda bavuga ati tambarare mu karere ka Musanze ibintu bimeze neza cyane. Hari ibibuga rero ushobora kuba wakiniraho imyidagaduro, ni kimwe mu bintu batigize bibagirwa bena gatoya. Reka umusaza akomeza tujyane muri show i Musanze. Musaza, show iri kubera hehe? Twaharenze? Yego. Reka twikatire dusubireyo. Oh yes, bayita Musanze ikeye, Musanze imeze neza, Musanze itunganye, Musanze imeze fresh cyane. Turimo turagana kuri stade ubworoherane aho tugiye kureba babahanzi bacu. Nakubwiraga kavura ko gakomeje kuba kenshi, ariko ndakwemeza yuko kataribuze guhagarika akazi kacu habe namba. Turaza gukomeza tugenda twiganirira, tugenda tuvuga tuti Musanze yacu ibintu birashaka kugenda neza cyane. Antibonda mwumva Ihere aho ndi hano kano kanya atangira gususurutsa abantu bitabiriye Iwacu Namuzika Festival cyangwa se MTN Iwacu Namuzika Festival. Mwibutsa yuko iki gitaramo cyatangiye mu myaka ijya gusaga 5 itambutse, ndetse kikaba cyaratangiye kigenda kibera kuri televiziyo nkuru y'igihugu, aho abantu bari mu miza yacu ya mbere, aho benshi twari muri guma mu rugo, ariko hakagenda habaho uburyo bwo kugenda badutaramira kugira ngo ibintu bisheho kugenda neza cyane. Umuntu ataguma muri guma mu rugo ubundi akumva yuko ibintu byakomeye cyangwa se akumva ko ubuzima bwahagaze, bakadutegura n'ibihe tukagenda dususuruka twishima tumera neza cyane. Turimo turakata rero, turimo turagana kuri stade ubworoherane. Ntago byoroshye kwambuka n'igare, ntabwo byoroshye, mfite nanjye akoba, ariko okay, let's go gili. Turimo turagenda tugana kuri stade ubworoherane, tugenda dusonga mbere. Anako abantu bugamye ibintu byakomeye, ariko biranantangaje kubona ahantu hari agakofi rwose, agakofi shop ushobora kuba kwicaraho. Muramwumva ni Ihere atangira gususurutsa abantu, natwe tugenda twinjira kuri stade ubworoherane. Ibintu bimeze neza cyane, byakomeye ibintu byakomeye kabisa, ariko reka tugende twinjire turebe ngo ibintu bimeze bite. Let's gili stade ubworoherane
akarere ka Musanze intara y'amajyaruguru Aime Confiance kuri microphone Impinga TV. Let's go nuko rero turi kugenda twinjira nuko turi kugenda twinjira mu karere ka Musanze nuko turi kugenda twinjira muri stade tugenda tuganira ubona ko ubwitabira rwose buri hejuru abanyamusanze ari abantu bakunda kurya show ari abantu bakunda ibirori ariko bikanatangaza kubona abantu bugamye hari n'imiziki imeze gutya ariko ukabona umuntu yugamye ngo batari ko ibi bintu biba bimeze bite wana hari abantu badakunda music come on wana Musanze imeze neza cyane urana stade ubworoherane ani stade bavuga ko ni ntoya ariko ntabwo ari ntoya kwa mutera ariko ubona yuko byibuza hari ikicaro cya VIP ari abantu atari VIP bicaye ariko urana ko ibintu bimeze neza cyane so ntabwo wabura uburyo musaza utaturenza se humva ntago wabura uburyo uwenjoyinga ni stade ubworoherane rero iri hafi ya Kiliziya Katolika ushobora kuva muri penitensiya ugahita ukomereza ushobora kuva muri penitensiya uvuye muri Kiliziya Katolika ugahita ukomereza muri stade ubworoherane ukagenda ukajya kurya show let's go reka twinjire turebe ibyo ari weza duteguriye ndetse n'abandi bagenzi be let's go. Alright rero anga tukaba tuhageze kuri stade ubworoherane anako ntago ibintu byari byoroshye rwose akavura kare kameze nabi cyane ni stade ubworoherane stade y'akarere ka Musanze ungo line now tukaba twahageze real wise ari kuri stage arimo na performinga ndetse natwe Impinga that's why we are here kugira ngo tubahereze ibintu byiza cyane turi Musanze turi mu majyaruguru turi muri MTN Iwacu Namuzika festival reka rero tureka gutinda ndetse no gukererwa ahubwo twirukanga tujye kureba bimeze bite. Oh yes, bayite rero MTN Iwacu Namuzika 2025 mwibutsa yuko turi kumwe na Bulldog mwibutsa ko turi kumwe na King James mwibutsa ko turi kumwe na Ihere Ways mwibutsa ko turi kumwe na Juno Kiss Genza mwibutsa ko turi kumwe na Kivumbi King ndetse ibintu bimeze neza cyane turimo turagenda twinjira ibintu bimeze neza cyane urabona mutiaje abantu bagenda kabisa bareba ukuntu ibintu bimeze neza cyane MC mwibutsa ko ari MC Buryohe ndetse afatanyije na Bianca bamwe mu banyamakuru bakoranye n'igihe kinini cyane kuri Kwisibo TV ndetse bakaza babanje gukorana kuri Flash FM then baza gukorana kuri Kwisibo TV baza kuva Kwisibo TV bakomeza Kwisibo Radio ndetse bose baza no kuvaho ariko uyu munsi none n'aba MC beza do yabo nimwe muri do nziza cyane ubona ko ibintu byameze neza cyane katuganizo n'umukobwa twumve betse kugenda Gatanga bavugisha bite ni nziza bite ni fresh meze neza witwa Ange witwa Trésor okay Trésor na Ange muvuye he murimo murajya he tuvuye mu kirori tugiye kureba mushita wacu hano ku muryango tugiye kwinjiza mujye kumwinjiza yego Ange najya kumwinjiza yego muravugana oya murakundana oya muri inshuti yego reka tuze gusubira sawa Yes rero ni bamwe mu bitabiriye igitaramo cya MTN Iwacu Namuzika 2025 ubona ko ibintu byaba bimeze neza cyane turimo turagenda tuganira turimo turagenda tureba ibintu ukuntu bimeze imvura ni nyinshi ninkubwira ngo imvura ni nyinshi uze kundebera ukuntu birimo biragenda bigenda ariko ukabona yuko abantu bakomeje kwitabira igitaramo kandi ubona yuko kabisa ntago imvura irimo irabakanga ibintu bimeze neza cyane musaza salamu meze neza biragenda ni fresh na ase mwana imvura irimo iragwa ugiye mu gitaramo ugiye mu bikiko ntago naheza ugiye kureba nde nje kureba Kivumbi bro ugiye kureba Kivumbi hari umurongo uzise Kivumbi abantu kuririmba ntago ari impano yanjye ariko arakarimba ke ukunda kama Kivumbi abantu kano kanya urabona n'imvura iri kugwa ntago ndi neza mwana ntago meze fresh nyine okay musaza reka dusubire thanks man Yes rero ni bamwe mu bantu bagiye bitabira MTN Iwacu Namuzika ubona yuko imvura imeze neza cyane cyangwa se imeze nabi reka imvuga ngo imeze neza ku bahinzi ariko kutari abahinzi birumvikana yuko rero itameze neza cyane urabona ko rero agiye izambye ibintu ariko ntago habura abandi bantu nka benshi cyangwa se bangana gute bakomeje kugenda bareba igitaramo badashaka kuvaho bari badashaka yuko imvura ibabuza ibyishimo byao ni Aime Confiance ni Impinga TV turacyakomeje kugenda twinjiramo gatanu kuri gatanu turabinjizamo kugira ngo ibintu tugenda tureba uko bimeze neza cyane dukomeje kugenda twinjira rero tugenda tureba ukuntu ibintu bimeze kuri stage ndahabona Bianca MC Bianca ndetse na MC Buryohe bona yuko barimo komeje kugenda bashyushya igitaramo ndetse bakomeza kugisusurutsa nitwa Aime Confiance tugiye kwakira Kivumbi rero reba abantu bose reba umufana reba urukundo rwa Kivumbi King reba urukundo rwa Kivumbi King
abantu ubona yuko kabisa bakunda umuziki nyarwanda. Turi hano rero kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane kandi turusheho kuryoherwa n'umuziki. Ubwo twamaze kukwinjizamo tugiye gukora performance zigiye zitandukanye kugira ngo nawe urusheho kuryoherwa. Tugenda tuganiriza abantu bagiye batandukanye twumve imbamutima zabo. Bureba muri imvura ingana gutya nyine ukuntu ibintu bimeze, ariko ukabona abantu bameze neza cyane kandi barimo baragenda bakurikira imiziki. Ibintu bimeze neza cyane. Eme confiance, Impinga TV, reba abafana. Ibintu bimeze neza cyane rero ahangaha i Musanze muri MTN Iwacu Namuzika Festival 2025. Reka dusubire mu kanya. Last Friday now, let's win away now.